twongeye kubasuhuza inshuti mudukurikiye ku rubuga rwacu rwa YouTube. Muri uyu mwanya tukaba turi mu kigo cy'amashuri cya Nyarushishi TSS, akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Tukaba dusanze abanyeshuri bari muri etide, turagira ngo tuganire nabo, batuganirize ku bijyanye n'ibyo biga, batubwire ndetse n'ibyo bamaze kunguka kuva batangiye kubyiga kugeza ubu. Witwa nde wowe? Murakoze, amazina yanjye nitwa Muhayimana Tamari. Muhayimana Tamari, wiga mu wa kangahe? Niga muri Levosiri Electrical Technology. Abantu bo hanze bakunda kubyita ko ari amashanyarazi, ariko ni amashanyarazi ajyanye n'igihe. Amashanyarazi ajyanye n'igihe. Watangiye kwiga ryari? Natangiye kubyiga, ubu ngiye kumara umwaka. Natangiye kubyiga mu kwezi kwa 9. Watangiye kubyiga mu kwezi kwa 9. Wabibonye ute se? Ukuntu nabibonye, njye naje kwiga amashanyarazi mbikunze, kwa ko nabonaga muri quartier abantu bakora amashanyarazi ntabwo babizi, ndavuga reka ngende kwiga amashanyarazi, ariko narahageze masanga abarimu bafite ubumenyi buri hejuru, nange nyine ubu narabimenye kwesitara. Okay, urakoze cyane. Wamenye gukora installation. Mbere yuko uza kwiga wumvaga ufite inyota ingana gute yo kwiga amashanyarazi? Murakoze, njye niga mu mwaka wa 3 turi gususha. Nari nshaka kwiga ibijyanye n'imyuga, ariko abantu benshi bakabyanga bagashaka kujya mu maseyansi. Njye nabonye muri quartier abantu benshi bize amaseyansi barabuze akazi, ndavuga reka njye ngende kwiga amashanyarazi nzabona akazi. Urakoze cyane Tamari. Ati reka njyewe nje kwiga amashanyarazi nzabona akazi, kuko abiga amasiyanse njya mbona badahita babona akazi. Witwa nde wowe? Murakoze, banyita Mucyo Jean Dodier. Mucyo Jean Dodier, vuga cyane Mucyo Jean Dodier. Mazana Mucyo Jean Dodier. Mucyo Jean Dodier, wiga mu kangahe? Niga muri Levosiri Electrical Technology. Levosiri Electrical Technology. Mucyo Jean Dodier, tubwire icyatumye uza kwiga amashanyarazi. Cyane kwiga amashanyarazi nuko numvaga mbikunze muri njyewe. Numvije najya kwiga muri masayanse, ariko numva nkunze kwiga TVET. Wumvishe ukunze kwiga amasomo ya TVET. Wayabonye ute Jean Dodier? Njyashika byabanje kungaho ko nanze kubona nziga nyine sayanse, ariko nyine yishika muri TVET niryo somo numvishe riryoye cyane muri njyewe. Yewe niryo somo ushobora kwicara kwiga kurangiza kuryiga ukabona akazi bitakugoye. Byakuryoheye gute? Bitubwire ku buryo n'abadukurikiye kuri urubuga bumva uburyohe bwa TVET cyangwa se bw'amasomo ajyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro. Ku byandyoheye njyewe ni kwiga amashanyarazi, nk'aho impamvu twiga amaswitch menshi cyane, ibintu byinshi bitandukanye, kwesitara ibikoresho byinshi binyuranye, kandi abantu benshi bakunda kubikoresha. Impamvu byandyoheye rero ni uko nzi yuko muri TVET iyo wize neza ntabwo wabura akazi. Aho wenda ugiye kwiga muri science ushobora kurangiza imyaka ingahe utarabona akazi. Niyo mpamvu nagiye kwiga TVET. Urakoze cyane Jean Dodier. Hano rero turi kumwe n'abandi banyeshuri. Witwa nde wowe? Nitwa Turitegereze Elisa. Elisa, vuga cyane. Amazina yanjye banyita Turitegereze Elisa. Wiga mu kangahe? Niga Levosiri Building Construction. Levosiri Building Construction. Ubwo bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Bishatse kuvuga ubwubatsi bugezweho. Ubwubatsi bugezweho. Tubwire icyo waba umaze kungukira mu bwubatsi bugezweho wiga, ari byo Building Construction. Njyewe icyo nungutse mu bwubatsi bugezweho ni uko ubu maze kumenya kubaka bimwe na bimwe. Ubu ndateganya no ko ngiye kujya muri vacances, wenda najya nshibiraka bitewe nyine n'ibyo nungukiyemo. Ni nk'ibiki waba wungutse Elisa? Namenye kubaka nyine ibintu bitandukanye. Ubu nazamura amatafari, nacapira umucanga, muri make nyine nagerageza mu kazi ko kubaka. Wagerageza mu kazi ko kubaka. Urakoze cyane. Hano turi kumwe n'undi. Witwa nde wowe? Nyirabeza Pascaline. Pascaline, wiga mu kangahe? Niga Levosiri Building Construction. Levosiri Building Construction. Tubwira uburyo wakunze kwiga ibijyanye n'ubwubatsi uri n'umukobwa. Ubwubatsi numvaga mbukunze
ubwubatsi nabonaga abantu bari kubaka nyine nanjye kunyura ahantu nk'abantu bari kubaka nkabona ni byiza, nanjye ndavuga ati nshobora kuza kwiga ubwubatsi bwazatuma ngira ejo hazaza heza nje kwiga ubwubatsi. urakoze cyane. ni inzozi wakuranye cyangwa zatangiye kukuzamo uko ugenda ukura? tubwire, byatangiye ukiri muto, byatangiye ryari kugira ngo wiyumvemo ko ugomba kwiga ibijyanye n'ubwubatsi? Yewe ubundi nakuze numva nzaba umwarimu. Yego. Nuko ngenda nkura nkabona abantu bari kubaka nkabona rero ni byiza birenze no kuba n'abatice. Ariko nkayengisha nyine abantu inama bakambwira ati nubwo waba ugiye kwiga ibya TVET nawe ushobora kuba n'umutice nk'uko ubikunda. Ukaba wakigisha nyine ibyo wakuye mu byo gukora muri TVET ukababyigisha n'abandi. Nayo ndavuga ati ko nkunze TVET nkaba nkunze no kwigisha, nshobora kuza nkiga nkabyumva neza ku buryo nanjye nazafasha abandi. Murakoze cyane. Ni iki waba umaze kumenya kuva aho ugereye muri Nyarushishi TSS? Maze kumenya ibintu byinshi nyine mu bwubatsi, amatafari agira amabonde menshi yo kubaka. Nshobora kubaka stretcher bond, header bond, nshobora kubaka ikintu bita amapiriye, nshobora kubaka ibintu byinshi, nzi no gucapira umucanga no gupavoma inzu y'umuntu nabikora. Ni iki wabwira abandi bana b'abakobwa cyangwa se urundi rubyiruko ruri mu kigero nk'icyawe? Icyo nababwira ni ukuza kwiga TVET, kuko kwiga TVET ni byiza. Iyo ugeze hanze ntabwo wabura ahantu uca ibiceri. Kwiga TVET ni byiza kuko ushobora no gukora naho uca ibiceri, ukaba wafata ugakora entreprise ugacuruza ibikoresho runaka. Ushobora kuba umutice ukigisha abandi mu byo kwiga TVET. Byose ushobora gukora akazi kenshi pe, ntabwo wabura akazi. Ikigo wigamo cya Nyarushishi TSS ubona kigufasha iki kugira ngo ubashe kwiga neza? Ngeze muri Nyarushishi TSS mbona harimo ibintu byiza, hari abarimu bafite ubumenyi buhagije. Nagezeyo nyine baramfasha ku buryo mbyumva neza, naho ntari kumva nabo bazakanyigisha neza. Buri trade yose ifite abarimu bose bafite ubumenyi buhagije. Nyarushishi TSS nta kintu kibuzemo pe. Nyarushishi TSS irimo ibyo kurya, irimo iki, ushaka kuruhuka ufite aho kuruhukira. Nyarushishi TSS ni nziza, ushaka gukora etide neza ufite ahantu hari akayaga wajya. Nyarushishi TSS ndayibonyemo ibintu byinshi cyane byiza. Urakoze cyane Pascaline. Witwa nde wowe? Mwakoze. Amazina yanjye banyita Muhire Jean d'Amour. Jean d'Amour, uvuga cyane kugira ngo abadukurikiye babashe kutwumva. Murakoze. Amazina yanjye banyita Muhire Jean d'Amour, nanjye nkaba niga mu ishami rya Audio Technology ryahoze ari Carpentry. Ubu ngubu mu ishami rya Audio Technology ni twebwe ubu ngubu abatuye imbere abo dukurikiye biga muri level ya 4. ubu ngubu ni twe tubakurikira. Nimwe mubakurikira. Audio Technology bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Audio Technology ni ububaji bugezweho bukoresha ikoranabuhanga. Ububaji bugezweho bukoranye ikoranabuhanga. Ni iki waba umaze kungukira muri iki kigo kuva aho hagereye? Ibintu nabyo nahungukiye ni byinshi cyane, ntabwo namenya umubare wabyo kuko ni byinshi cyane kandi tubwiremo ibyo wibuka cyangwa se ibishoboka. Nk'ubu ngubu aho nagereye muri iki kigo maze gukora ibikoresho byinshi bikorwa mu mbaho, ndetse no mu rugo ndashyika nkaba nakora nk'intebe nkayigurisha, ameza nkagurisha. Dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri Audio Technology twiga gukora ibintu bijyanye amasikariye, twiga gukora ibintu bijyanye ibisenge, twubaka ziriya nzu zisanzwe z'ibiti zo mu giturage, tukubaka ibintu bya siringi mu Kinyarwanda ni parafo, twiga n'irindi somo, iyindi modeli yitwa installation machine, uburyo bwo kwesitara mu mashini. Ibyo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye twiga amamodeli agera muri amasomo ya tekinike agera muri 15. Urakoze cyane. Ikigo wakibonye ute wowe? Iki kigo uburyo nakibonyemo, ubundi iki kigo urabona ni gishyashya. Mbere na mbere higaga nyine abantu baba level 1, ntago hari bino by'amarevo 3, level 4 na level 5. Yego. Bigaga short course nyine. Ubwo ngubwo no mu giturage abantu bose bazi ko kugeza na n'ubu ngubu ari igihe ntambuka ngiye ku ishuri bakambaza ati se aho ugiye ntabwo urarangiza. Muri make nyine ntabwo bazi ko
ntabwo bazi ko ikigo nyine cyahindutse cyageze ku rundi rwego. Abanyeshuri ubu turiga tugakora ikizami cya leta mu mwaka wa 6. urakoze cyane. baracyatekereza ko umuntu uje kwiga muri Nyarushiti TSS yiga umwaka umwe? Baracyatekereza ko nyine umuntu uje kwiga muri Nyarushiti TSS yiga umwaka umwe bigahita birangira. Niyo mpamvu nanjye bambaza ati se igihe wagiye ntabwo urarangiza. Ni ukubasobanurira ukababwira ko Nyarushiti TSS ari ikigo cyateye imbere gisigaye cyakira abana kuva muri level ya 3 kugera muri level ya 5 mu matrade yose. Witwa nde wowe? Amazina yanjye urakoze. Amazina yanjye nitwa Umuruta Satellisi, nkaba niga mu ishami rya Audio Technology, bivuga ngo ubaji bugezweho. Tugeze hano muri Nyarushiti TSS dusanga muri gukora etide ya mu gitondo. Gira icyo wabwira urubyiruko nkawe ku bijyanye no gukunda amasomo ya tekinike. Icyo nashishikariza urubyiruko ni ukuza kwiga amativeti, kuko tiveti ni nziza nawe nta kindi bisa nayo, kuko tiveti ni ibintu bikoreshwa imbaraga bigakoreshwa amaboko, ntabwo bisaba iyo urangije kubyiga ntabwo ujya kwicara, ntabwo wabura utera ikiraka. Ariko icyo nshishikariza urubyiruko ni ukuza rukiga tiveti, kuko tiveti ni nziza cyane. Tiveti ni nziza cyane. Tuvuge nk'ubu iyo ugeze hanze, ni iki ubasha gukora cyaguha amafaranga ugikesha kuba warize muri Nyarushiti TSS? Icyo nkesha ko narije muri Nyarushiti TSS, iyo ngeze hanze y'ikigo ikintu nashobora gukora gutya, nshobora kwicara nkavuga ngo ngiye gukora nk'intebe nshobora kwicaraho, ni nko mu gikoni, ni nko muri salo z'umuntu, cyangwa nkavuga ngo umuntu arampamagaye ningende mufatire inzu yiwe nimba ari nka sale nshobora kwicamo nk'icyumba, nabikora ni gushyiramo igikuta cy'imbaho. Urakoze cyane. Hano turi kumwe n'abandi banyeshuri nabo dusanze bari muri etide ya mu gitondo. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Kalisa Arcade. Arcade, wiga mu mwaka wa kangahe? Niga level 3 manufacturing technology. Level 3 manufacturing technology. Iyo tuvuze manufacturing technology bishatse kuvuga iki ku muntu utumva icyongereza kugira ngo nawe abashe kubisobanukirwa? Manufacturing technology isobanuye ibintu byinshi, ariko muri ibyo ngibyo mbere na mbere ibumbatiyemo ni ibijyanye n'ibintu by'ubusuderi cyane, ibintu bijyanye n'ibyuma. Mbega harimo ubucuzi bujyanye n'ikoranabuhanga, hakabamo ubusuderi, hakabamo guteranya ibyuma, mbese no kuba wakongera ugafata bya byuma bya bindi byashaje ukaba wabibyazamo ibindi bishya. Urakoze cyane Arcade. Umaze igihe kingana iki wiga manufacturing technology? Manufacturing technology urumva umwaka ndenda kurangiza umwaka nyiga, kuko ndateganya ko nyuma y'imyaka 3 nzayiga nzamaze gukuramo ubumenyi bwinshi cyane. Urakoze. Kugeza ubu ni iki umaze kumenya? Kugeza ubu nshobora kuba nafata ibyuma nkaba nateranya urugi, cyangwa se nkaba nabifata kubwa amamodiri twiga, nkaba nafata imbonye ibikoresho, nkaba nafata bya byuma by'amapiyesi byagiye bita garanti, nkaba nabibyazamo ibindi bishya. Urakoze cyane Arcade. Hano ndabona hari undi munyeshuri nawe dusanze muri etide. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Tumukunde Providence. Providence, wiga mu mwaka wa kangahe? Niga level 3 manufacturing technology. Level 3 manufacturing technology. Manufacturing technology nk'uko mugenzi wawe amaze kubidusobanurira, wayibonye ute wowe? Uko nabonye manufacturing technology, naje kuyiga tazi ko ibyo nabonyemo ntabwo nari nzi ko ari byari bimeze. Manufacturing technology mu by'ukuri bavuga ko ari ubusuderi, ariko nasanze ngiye atari ubusuderi. Wabibonye ute wowe? Uko nabonye manufacturing technology, nabonye ari ubusuderi ariko nyine bukoranye ikoranabuhanga rigezweho. Ntabwo ari nk'ubusuderi busanzwe bwo hanze. Nibwo bwonyine mwiga muri manufacturing technology? Muri manufacturing technology twiga ubusuderi ibintu byinshi bitandukanye. Urugero? Dushobora kuba twakiga guteranya ibyuma mu forume ya ta, tugateranya ibyuma mu buryo bwinshi butandukanye. Urakoze. Mugenzi wawe yaramaze kutubwira ko munakora n'ibyuma mukamera nk'ababirema bundi bushyashya, nibyo? Nibyo. Dushobora kuba twafata icyuma tugisanze hariya barakijugunye, tukagifata tukongera tukagikora neza, tukakibyazamo wenda nk'isuka, umupanga, ibikoresho nyine twakoresha mu rugo. Urakoze cyane Providence. Gira icyo ubwira urubyiruko nkawe, cyane cyane abakobwa,
kugira ngo ubatinyure nabo babashe gukunda amasomo ya tekinike nk'uko nawe wayatinyutse kandi ukaba uyiga? icyo njye nakibanda ku bakobwa bagenzi banjye, nkabashishikariza kuza kwiga umwuga, nkabashishikariza kwitinyuka kuko abakobwa turashoboye. Urakoze cyane. Hano hari abandi banyeshuri nanone, witwa nde? Murakoze, amazina yanjye yitwa Niyonsenga Sandrine, nkaba niga level 3 fashion design. Niyonsenga Sandrine, level 3 fashion design. Fashion design bisobanuye iki mu Kinyarwanda, Sandrine? Fashion design ikintu bisobanuye mu Kinyarwanda ni ubudozi bujyanye n'ikoranabuhanga n'igihe turimo, ikoranabuhanga rigezweho. Ubudozi bujyanye n'igihe tugezemo. Wabubonye ute ubudozi? Ubudozi nabubonye ntabwo ko nabitekerezaga, natekerezaga ko ari ukuguza ku ishuri tukamenya guteranya umwenda tukadodaho amapantaro n'amakabutura, ariko si ibyo gusa, twasanzemo ibindi bitandukanye nko kwandika ku myenda. Ntabwo twari tuzi ko nabyo bibamo, kuba wafata izina ryawe ukarishyira ku myenda, cyangwa nko kugira hari nko abagabo bakunda kugira amakoti ahanagurwa, nabyo biba birimo, turayahanagura amakoti, nabyo turabyiga. Akenshi njyaga nibaza, nakundaga kugura imyenda, nagura imyenda yanjye igaciye vuba, ariko naje gusanga yuko ari ubumenyi bukeya. Burya abarimu bacu baje kutubwira yuko ku myenda yacu inyuma haba hari utuntu tuba tuhanditseho twitwa raba mu rurimi rw'Icyongereza. Utwo tuntu tudukoresha tureba imyenda yacu uko tugomba kuyifata. Hari igihe haba hariho ko uwo mwenda udaterwa ipasi, ukawutera ipasi, uwo mwenda wawe ukaza gucuya, ariko ubu ngubu twarabisobanukiwe, imyenda yacu ntizongera gucuya, nta kibazo izongera kugira. Urakoze cyane. Wiga muri Nyarushi TSS, akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Tubwire, ikigo wagisanze ute, kugeza ubu kigufasha gute kurangiza amasomo yawe neza? Ikigo nagisanze neza uko nari ntekereza, siko nagisanze, nasanze kirenzeho, nasanzemo abarimu beza bize neza, baduha n'ibyo bize neza, nsangamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ntari nzi, byinshi cyane. Icyo nari nzi imashini zitwa nyonganyonga, iyo umuriro sinayinyizi, narayimenye, mbona izi sirifiya, iza computerized ntabwo nari nzizi, embroidery machine zose nta na rimwe nari nzi, ariko ikigo cyacu gifite imashini zihagije, turakora neza nta kibazo. Ubu wamenye kuzikoresha mu gihe gito umaze muri Nyarushi TSS? Gutya namenye kuzikoresha neza kabisa. Urakoze cyane Sandrine. Inshuti mudukurikiye, turi mu kigo cya Nyarushi TSS, tukaba turi kuganira n'abanyeshuri dusanze muri etide ya mu gitondo, bakaba bari kutuganiriza batubwira ibijyanye n'ibyo biga ndetse n'uburyo ikigo kibafasha kugira ngo babashe kurangiza amasomo yabo neza. Witwa nde wowe? Murakoze, nitwa Maro Priska. Priska, wiga mu kangahe? Niga level 3 fashion. Level 3 fashion design. Wayitangiye ryari? Nayitangiye kuri 25 z'ukwa 9 2023. Kugeza ubu umaze kumenya ibingana iki muri fashion design? Ubu ngubu maze kumenya ibintu byinshi, maze kugera ku rwego rushimishije, kuko ibintu byose nzi, kuko muri fashion design habamo amasomo menshi atandukanye, kuko naje nzi ko nje kudoda gusa, ariko ntabwo nari nzi ko habamo dekorasiyo, kwandika ku myenda nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ndetse tugakoresha n'imashini zifura. Urakoze cyane. Mbere y'uko uza kwiga, wari ufite amatsiko y'uburyo fashion design ushobora kuyiga ndetse n'ibiyirimo. Uri kubona ukurikije ibyo uri kwiga, inyota ufite, ibyo wigira muri Nyarushi TSS izarangira? Ko mbibona, ndabona ari byiza, kuko ntabwo nari nzi ko ibyo naje kwiga ari byo nasanzemo ibintu byinshi bikubiyemo, nkabona ko nzarangiza nzagera muri level 5 nzi ibintu byinshi kandi nshobora no gufasha bagenzi banjye. Murakoze cyane nshuti mwari mudukurikiye, twaganiraga n'abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri cya Nyarushi TSS,
akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Tukaba tuhageze tubasanga bari muri etide, bakaba batuganirizaga ku bijyanye n'ibyo biga, bakaba bamaze kutubwira kandi uburyo ikigo kibafasha kurangiza neza amasomo yabo bahereye ku bikoresho bihagije biri muri buri shami. Bakaba kandi banahamagarira bagenzi babo kugana ikigo cya Nyarushishi TSS, kuko nk'uko babyivugiye namwe mubyumva, uko batekerezaga ikigo kimeze ntabwo ariko bagisanze, basanze ahubwo birenze uko bo babyibwiraga. Tukaba rero dusoje iki kiganiro twagiranaga nabo, dushishikariza ababyeyi kohereza abana babo kwiga imyuga n'ubumenyingiro mu kigo cya Nyarushishi TSS, kandi twongera kwibutsa urubyiruko ko akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure, bagana Nyarushishi TSS maze ikabafasha kuzagera ku nzozi zabo, bakazaba abishoboye b'ejo hazaza, bakabasha kwitunga, bagatunga imiryango yabo, ndetse bakabasha no gutunga n'abandi, bahereye mu kazi bazagenda batanga bakurikije uko bazagenda nabo baba ba rwiyemezamirimo ku giti cyabo. Murakoze rero, ikiganiro nk'iki nakagaruka, naho ubutaha Imana ikomeze ibarinde.